ntabwo nabikunda uyu mumufasha mute birakunda ubundi birakunda kuko ibintu byacu ni ikinyarwanda n'uburyo tubazamo ni ikinyarwanda ikindi gifasha cyane kurushaho nuko pratique biri kuri 80%. Pratique rero agateori gake ka 20% umuntu yiga nakamufasha kuvuga ngo iyi ni lens iyi ni kamera software twitinya muri twa Premiere Pro byakabimenya ariko ibindi kuko ari pratique biramufasha nta mbogamizi abantu bacu baragira biga mu kinyarwanda barahura nazo haye twakira abantu ataragize mu ishuri akaza gufata surino ya machine akayifata nayicuritsa ahubwo atazi naho kandi ariko tukagendana urugendo rwo kuvuga ngo tuanze tukwigishe umenye ibya machine umenye gusavinga umenye gucomeka hanyuma wige ku editing dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye baca iwacu gutyo kandi bagatsinda. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho gufotora no gukora film nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nkako guhumbya kandi byose biri online. Muri studio za Life Friends and Life TV turi kumwe n'umuvandimwe uturuka muri IBTC Film Schools. Mwaramutse neza. Muraho. Amahoro. Murakomeye. Yego tubashimira Imana namwe tubashimira ko mutwakiriye muri sport byaryoshye nza numva muri ekuteri bimeze neza. Ebana ntahandi hantu nsigaye nkira numva urubuga rw'imikino. Murakoze cyane. Muri sanga cyane. Murakoze nitwa Daniel Byiringiro nturutse mu kigo cyitwa IBTC Film and Design School cyangwa se Innovation Business Technology College. Ni ishuri ryigisha imyuga y'igihe gito ya myuga ifasha abantu kujya ku isoko ry'umurimo bize igihe gito. Ubwo ukwezi amezi 3 cyangwa se amezi 6 kandi turi under activity board nuvuga ko umwuga w'ubumenyi ngiro birafasha cyane. Ntago ari ubwa mbere tuje ahangaha ariko tuba dufite ibishya byinshi no kwibutsa abantu ibyo dukora kugira ngo babyumve neza binabafashe kugira gute kugira ngo tujye no ku isoko ry'umurimo. Tugira amasomo y'imyuga irimo photography mwe musanzwe mubiza ariko reka tubwire n'abakunzi badukurikiye ibyo gukamera gukora ibyapa gukora amafoto kweditinga amafilme abantu barabizi bakurikira barebye filime ivuga ku buzima bwa Yesu biriya bintu barabyiga burya uburyo babyeditinga uburyo babikamera barabyiga ariko icyatuzanya anga kuri uyu munsi wa none no kubwira abantu amahirwe IBTC dufite ntabwo twigisha gusa ahubwo dufasha n'abantu kwambuka bajya ku isoko ry'umurimo. Mbere yuko tugera aho ngaho muvandimwe isi yose irajwe inshinga no gushaka uburyo yashakira igisubizo ikintu cyitwa ubushomeri ukomeje kuba bwinshi cyane. Abantu nibyo barize bafite ubumenyi butandukanye ariko ugasanga ku isoko ry'umurimo nibasha kuza kumacinga bishingiye ku mubare w'ubwinshi buhari. Ariko muri iyi minsi za anniversaire zirimo ziraba muri iyi minsi amakwa arimo araba muri iyi minsi umuntu ashaka kuba yakoresha uburyo bwo kwihangira imirimo akoresheje gukwetinga imbuga nkoranyambaga zitandukanye zamuhereza amafaranga. Rero umuntu wese wazana igitekerezo cyatuma ubushomeri bugabanuka ngo afite igitekerezo kizima. Ni gute muri murafasha abantu kuva mu murongo w'ubukene bajya mu murongo wo gushaka ubushobozi? Murakoze. Ikintu cya mbere ni ukwita ku indimi zacu gakondo kuko ikintu gituma abantu badushinzwe ubuswa kwiga mu ndimi z'amahanga nibyo bintu byagoye abantu benshi.
ariko IBTC twafasha ayo masomo n'ubundi ntago ari twe twayaremye ku isi hose ariho ariko ikintu kigora abantu kuvuga ngo ese umuntu utarize none hari ubushakashatsi nasomaga bavuga ubushomeri buri mu rubyiruko rutize rutari mu kazi rutaragiye no mu mashuri nyine asanzwe ukibaza abantu bazabaho bati ariko aramutse yumva ikinyarwanda nimba umubwiye gukamera bakamera gutya bafokasinga gutya ni lens ijisho rya kamera bafotora bakanzaha kwediting ukabimubwira ukamwereka mu mashini uburyo ashyiramo projet akayikatinga nimba ari nk'ubukwe akagisportinga agatanga ubukwe bugaragara ibyo ukabimubwira mu kinyarwanda muri rwabo gakondo birabafasha. Ikintu cya mbere rero twavanye imbogamizi z'ururimi tukiri aho ngaho hari umuntu ufite imbogamizi zuko atagize amahirwe yo kwiga bishingiye ku mateka y'ubuzima yanyuzemo cyangwa ibyo yabayemo ndetse biranagoye ku isoko ry'umurimo hano hanze ko ashaka gukompetinga ku isoko ry'umurimo ndetse hari igihe umuntu aba anifitiye afite impungenge ayo ngo iki ntabwo nabasha kukimenya ntabwo nabikunda uyu mumufasha mute birakunda ubundi birakunda kuko ibintu byacu ni ikinyarwanda n'uburyo tubazamo ni ikinyarwanda ikindi gifasha cyane kurushaho nuko pratique biri kuri 80%. Pratique rero agateori gake ka 20% umuntu yiga nakamufasha kuvuga ngo iyi ni lens iyi ni kamera software twitinya muri twa Premiere Pro ibyo akabimenya ariko ibindi kuko ari pratique biramufasha nta mbogamizi abantu bacu baragira biga mu kinyarwanda barahura nazo. Hari igihe twakira abantu ataragize mu ishuri akaza gufata surino ya machine akayifata nayicuritsa ahubwo atazi naho kandi ariko tukagendana urugendo rwo kuvuga ngo tuanze tukwigishe umenye ibya machine umenye gusevinga umenye gucomeka hanyuma wige ku editing. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye baca iwacu gutyo kandi bagatsinda bakaba ari ku isoko ry'umurimo. Dufite igihe kirimo kiraducika hano muri iyi si ka tugomba kugendana nacyo none mwigisha mu gihe kingana gute ku buryo umuntu yaza kwiga noneho akajya ku isoko ry'umurimo kandi byihuse kuko n'igihe usanga n'umufuka bitameze neza. Murakoze. Amasomo yacu yose tuyatanga mu gihe cy'ukwezi kumwe ni ukuvuga umuntu abiga amasaha 2 ku munsi. Ahari ushaka ko atinda mu gihe cy'ukwezi kumwe umuntu bari ku rwego rw'uko yajya ku isoko ry'umurimo agahangana. Yego twarabirezimye kandi dukora amasomo y'ingenzi yafasha umuntu kujya ku isoko ry'umurimo. Ibi rwose narabisobanuye hari inama badutumiyemo y'aba academicians muri TVET bot kandi nahuye n'abantu bafite amashuri ya kaminuza bachelors turaganira ndabibemeza kandi babona ko bishoboka ibyo bintu. Ukwezi kumwe rero umuntu ajya ku isoko ry'umurimo kandi abizi neza kuko pratique ni 80%. Ikindi ntago bisaba kuba warize umuntu wese uwize n'utarize wacikirije ufite akazi ashaka gutera imbere mu ubona kanya nyuma ya saa sita cyangwa se nimugoroba araza kiga wakwiga online byose birashoboka. Amasomo yacu ari flexible cyane biroroshye kwiga physique cyangwa twahageze bitangira sangahe kugira ngo umuntu yumve n'amasaha byamufasha ubona umwanya mu gitondo cyangwa na nimugoroba. Murakoze. Kwiga no guhera saa 2 kugeza indi saa 2 za nimugoroba abayiga amasaha 2 ku munsi saa 2 saa 4 cyangwa se uhitemo saa 4 saa 6 cyangwa uhitemo saa 8 saa 10 cyangwa se saa 10 saa 12 cyangwa saa 12 saa 2. Hari na programme ya weekend itangira saa 2 z'amanywa kugeza saa 8 z'amanywa. Hari na gahunda ya online yo igihe cyose ushakiye waba ubyutse waba uvuye muri siporo waba uvuye mu kazi waba uruhutseho gato gabangira isomo nzarisubiraho ejo nsubize inyuma nongere mbyige mu gihe cy'ukwezi ubizi isomo ryacu neza kandi online yo ni amafaranga make twagiye tubivuga kenshi. Urakoze cyane kumuhereza ubumenyi kandi murakoze kubahereza ubumenyi ariko se ubumenyi burahagije ku isoko ry'umurimo ku buryo yagenda bavuga ngo mfite ubumenyi runaka gusa cyangwa hari ibindi mumufasha kugira ngo bigaragaza ko hari ubumenyi nyine afite? Ikimwe cyo tufasha cya mbere nuko amasomo yacu ari kuri standard ya Rwanda TVET board tumuha certificate yemewe na leta ko dufite accreditation yabo. Ikindi cya kabiri n'uwo ngo utarigize amahirwe yo kwiga yego ubuwizi wacu rwa graduates wacu twe tutuna ubushobozi bwawe. Ikindi cya kabiri hari ibigo dutangiye gukorana nabyo ndanabivuga tugiye gusoza kuko tugiye no gusoza birumvikana badwaka abakozi bagatubwira turashaka abakozi abanaba bizi wanyu tutatuborienta abo ngabo. Ikindi cya kabiri tumuha admission letter cyangwa se urupapuro rumwe ko yabyize rumukomandinga kujya ahantu gukora ama internship cyangwa stage cyangwa n'ahantu yabona karaka kadepozayo. Iby'akazi turagatanga nubwo atari kenshi
ariko abantu hari igihe baza kutwaka abakozi ariko mu buryo buri special cyangwa se budasanzwe reka nsoreze ku isomo twigisha ryitwa ryo gukora ibyapa cyangwa se Adobe Illustrator. Abantu badukurikiye ikora amalogo, ikora ibyapa byamamaza, ikora invitation, ikora amaflyer kuri social media. Hari ikigo cy'abashinwa dukorana tugiha abakozi buri gihe uko barangije bahita bajya aho ngaho bisobanuke neza. Nabo baratubwiye bati abantu banyu bazajya baza tubamara n'amezi 3 tuba traininga abashinwa uko akazi kabo ugomba kwanzuka kiga batari ko ngo tubamara n'amezi 3 tuba traininga nyuma mbere ko bazasinya contract ya burundu turanabahemba mu iyo training. Rero abavanywe badukurikiye nimba warigeze kumva ibintu bya Illustrator, nimba ufite imashini umaze igihe ufite imashini yawe wikeshe iyo mashini yicarana ubusa iguwo mwuga wo gukora ibyapa tukurangira akazi cyangwa se uturangira undi muntu wawe grand frère umwana wawe nimba uri umubyeyi dukurikiye ayo mahirwe nta mucike. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.